nyuma y'uko M23 itangaje ko ihagaritse intambara yabyutse igabwaho igitero karundura karahabutaka na Fardc ndetse ifatanyije na FDLR imitwe y'abamayimayi itandukanye ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yose yiyemeje kuba umwambari ndetse n'umufasha wa Fardc mu rugamba bahanganyemo no kurwana na M23. Patrick Muyaya, umuyobozi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabajijwe kubijyanye no kukuba M23 ari wo mutwe witwaje intwaro ukomeje kwitabwaho na leta ndetse na guverinoma, abanyapolitike, abaturage bose bagahaguruka kandi imitwe yayogoje byinshi ndetse kanabuza amahoro ikaba yidegembya kandi tuje ndetse bamwe na bamwe bakaba bafite intwaro bahabwa na leta, ngo asobanura impamvu M23 ariyo yabaye igicibwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yasubije atazuyaje, ariko nanone hagaragaramo kurya indimi ndetse no kubeshya bikomeye cyane, ariko nanone igikomeje kwitabwaho ndetse no kugarukwaho nibiri bube igisubizo nyuma y'uko M23 yemeye ko ihagaritse imirwano, ariko nanone intambara ikaba yakomeye kandi ikomeje cyane. Mu birindiro byinshi bya M23 yatangiye kugabwaho ibitero by'indege, imbunda ziremereye ndetse n'ibindi bikorwa bibabaje cyane, ubona ko noneho urugamba ahubwo aribwo rufashe irangi kandi aribwo rutangiye. Abenshi baribaza ikiri buze kuba iherezo ry'iyi ntambara cyangwa se ikiri bukurikira uyu mwanzuro, niba ari uko M23 igomba kugwa gitumo ingabo za FDLR, Fardc ndetse n'indi mitwe yose yitwaje intwaro, kuko byagaragaye ko bo ubwabo badashaka kugira ngo intambara koko irangire nk'uko babyemeranyijeho ndetse nk'uko itangazo M23 yasohoye ryagiye ribigarukaho. Niba rugambira ubanye natwe, reba hepfo y'amazu kandi subscribe, tugwaye ikaze ku buryo burambuye n'amakuru ya politiki, umutekano na diplomasi. Icyo tugusaba nuko umunsi ku munsi ndetse umunota ku wundi wakomeza kwibanira natwe, tugwaye ikaze. Nyuma y'amasaha make umutwe wa M23 utangaje ko uhagaritse imirwano ku mugaragaro, wagabweho igitero gikomeye n'igisirikare cya Kongo gifatanyije n'imitwe irimo FDLR. Kuri uyu wa kabiri rero, tariki ya 7 Werurwe 2023, umutwe wa M23 watangaje ko uhagaritse imirwano ku mugaragaro kuva ku isaha ya saa 6 z'amanywa. Uyu mutwe wavugaga ko iki cyemezo gishingiye ku biganiro wagiranye n'umuhuza mu bibazo bya Kongo, Perezida wa Angola João Lourenço Goncalves, byabereye i Rwanda ndetse no mu myanzuro yafatiwe mu nama zinyuranye zirimo izabereye i Bujumbura, i Nairobi ndetse n'i Addis Abeba, yari yahuje Leta Zunze Ubumwe za Afurika cyangwa se United African United. Nyuma y'amasaha make uyu mutwe utangaje iki cyemezo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 8 Werurwe wagabweho igitero gikomeye. Ukurikiranira hafi iby'uru rugamba avuga ko ibi bitero bya Fardc ndetse n'imitwe iyifasha byagabwe mu gace ka Karubani ngo ku isaha ya saa 12:18. Umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka wagize icyo avuga kuri ibi bitero byagabwe muri iki gitondo, yagize ati guverinoma ya Kinshasa ikomeje kurogoya imbaraga z'abayobozi bo mu karere ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga mu nzira zo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo rya M23 ryo kuri uyu wa kabiri rero guhagarika intambara byavugaga ko uyu mutwe nubwo uhagaritse imirwano ariko witeguye kwirwanaho mu gihe cyose wagabwaho ibitero mu rwego rwo kurinda abaturage ndetse bakarinda n'ibyabo, ariko nanone hatibagiranye ko abaturage n'ubundi bakwiriye gukomeza gucungirwa umutekano, bamwe ntibazire intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba Fardc yarahagurutse ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye mu burasirazuba bw'iki gihugu, abenshi bakomeje kwibaza niba koko M23 kuba yarahagaritse imirwano byo biri buze kuba uburyo bwa burundu cyangwa se biri buze kuba agaterera nzamba n'ubundi kanyina wa nzamba, ngo dore ko n'ubundi abenshi babona nta cyizere bitanga, ngo kuko Fardc Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyobowe na Tshisekedi ngo babona ngo nta kuva ku cyejo ndetse nta kuva ku izima. Barashaka guhangana ndetse no gwashya umutwe wa M23 binyuze mu ntambara, we ngo bice muri diplomasi nk'uko bagiye babisabwa n'inzego zitandukanye zagiye zibagira inama. Twibutse ko ibindi ubwo bikomeje kuvugwa mu gihe ndetse kikanashyiraho akadomo ku mirwano ikomeje guhanganisha M23 ndetse na Fardc, dore ko bikomeza kuzamuka kandi bikazamuka
kuzamura urwego, ari nako Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo agenda arega igihugu cy'u Rwanda aho ageze hose, aho kugira ngo ashakire igisubizo uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'amahoro arambye no kwemera ibiganiro nk'uko ibihugu byinshi byagiye bibyemeza East African Community bakamimugiramo inama, ariko ibyo byose akanangira umutima ndetse akagaragaza ko byanga byakunda atazigera yumva cyangwa se ngo yemere ibiganiro we na M23. N'amakuru y'umutekano na diplomasi tugwaye ikaze ku buryo burambuye, ku buryo bucukumbuye kandi ku buryo bwizewe cyane, byakozwe n'umuhanga kandi mwese mwemera. Turabakunda cyane, nibarukambira ubanye natwe, urebe hepfo y'ibyo mazu kandi subscribe, tujye turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu ba mbere. Kera kabaye igitutu cya M23 gitumye Kinshasa itekereza ku mpunzi z'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Nyuma yo kotswa igitutu n'umutwe wa M23, ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangiye kumva neza uburenganzira ndetse n'uburemere bw'iki kibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari mu buhungiro mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari n'ahandi ku isi hatandukanye. Kuri uyu wa 27 Gashyantare 2023, mu ijambo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yagejeje ku bitabiriye akanama ka ONU gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu i Geneve mu Busuwisi, yasabye ko hashyirwaho urwego ruhuriweho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse na HCR kugira ngo harebwe uko impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda bahungiye mu gihugu cye bataha mu bihugu byabo kandi ku mugaragaro ndetse banatuje. Perezida Felix Tshisekedi yakomeje avuga ko bigamije gukuraho urwitwazo rw'u Rwanda ngo kuko rwakunze kwigira umuvugizi w'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Yagize ati kubirebana n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR gushyiraho urwego ruhuriweho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse na HCR kugira ngo hashakwe uburyo impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batahuka mu bihugu byabo hubahirijwe amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu. Ibi kandi ngo bigamije gukuraho urwitwazo rwa leta y'u Rwanda yigize umuvugizi w'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Perezida Tshisekedi yakomeje avuga ko hagomba no gushyirwaho gahunda igamije kuganira n'abayobozi gakondo mu duce tugize uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo hashakwe uko abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakwiyunga ndetse bakabana neza kandi mu mahoro n'andi moko bahora bahanganye muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Hashize imyaka irenga 20 abanyekongo bavuga ikinyarwanda barenga 300,000 barataye ibyabo bahungira mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari birimo n'u Rwanda n'ahandi ku isi kubera ubwicanyi n'ihohoterwa bakunze gukorerwa. Muri iyo myaka yose ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibwigeze bushaka gukemura ikibazo cy'izi mpunzi, ahubwo bwashakaga ndetse bukanaca ku ruhande bakabita abanyamahanga b'abanyarwanda ndetse n'abagomba kuguma iyo bahungiye. Byatumye havuka imitwe nka RCD, NCDP na M23 yari igamije kurengera uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda gusa